umwanzi ukwanga arakugama mu kimureko bega inseko iminwa ayo we ukuntu turitse ariko wagira ngo uratirimutse ayo we tirimuka ngo kuvuga ibiki umuntu dufitanye ubukwe mu mezi abiri ari imbere cyangwa maybe nuko ndi kubitekerezaho cyane cyangwa ni kuzuba ko wewe wenda wubatse imbere yanjye wangira n'inama Ben njye nawe ntabwo tuvugana biri nkuko twari dusanzwe tuvugana mbere cyane cyane nawe byakabaye biri n'akarusho muri kano kanya kwa turi gutegura ubukwe communication yanjye nayo iri hasi pe ku buryo bisigaye binanira n'ubwo ariko mu minsi yashize navuganaga na petit frere wanjye nambwira ko mumeranye neza muri kuvugana mubwiraho gahunda turi kuzipangaho zigeze n'ibikenewe byose birahari byose byaranateguwe sibyo frere kuba tuvugana gake communication iri hasi no kubeshye niyo mwavugana muvugana umunota umwe akupa wumva ari bize aroma umva rero umukobwa wanjye ikintu cya mbere mu rukundo ni icyizere sibyo cyo cyubaka icyizere ubundi cya kabiri ugakunda umuntu ntacyo na kimwe urebye twebwe turi famiye yawe turi umuryango umwe hagize ikibazo cyaba kiri kuri Ben ngenda kigize sibyo wenda hari birashoboka ko ari muri stress z'akazi n'ibindi gutyo ariko mu by'ukuri nawe arabizi ko agukeneye kandi natwe nka famiye turagukeneye urumva rero humura ikibazo nuko nyine mbafite impungenge oya ikindi buriya ikindi ugomba kumenya ijambo ndagukunda ni ikintu gikomeye cyane kuba yararikubwiye akaba ageze naho umusore invitation icyo cyonyine cyakakwiye kugushyiramo icyizere cy'uko n'ubukwe buzaba ntugire ikibazo rero ngo wumve ngo ngatamvugisha abari mu kazi ari gushaka ibyatunga urugo ruri imbere kuko imbere mufite ibintu binini cyane naba naragiye gufata amasare dukodesha ibintu byose dushaka iki imodoka arizo zirahari abantu twaratumikoze urumva ibyo bintu ubwo wowe reka dufokasinge kuri business ubundi bukwe bwone oya uru ni urukundo amin ni urukundo rumutereye aba yumva nyine atamufiringa nkuko amukeneye ariko ikigaragara uramukeneye aramuvuga ukabona utuntu turamuzamutse okay tugaruke kuri business tsunami kuba utari byanze sinema mubiri kubahonde atari umviriza kwanza karari ndi kumva ukuntu karyoshye ngo nimvugirize umviriza urukumva ukuntu karyoshye n'ibiki sibiri kuvuge ni indirimbo akasi niko kari kuvuga gute biri guca muri telefone nyene nacometse muri telefone koko wewe rukumva umva babikoze gute rukumva umudiho ndi kumva kwanza ukuntu umeze neza ni keza
nose waje ryari ko nawe wewe n'igihe wazenga jabo rero dore urukumba nari ndino hirya darina urukumbona oya nje nari nibere mu muziki mbonye uri ngaho uri gutaha ubwo noneho yesu we ubwo nuko nakase gutya ese nk'ubuvunitse koko bijya ego jewe se havunwa n'iki kandi uzogora bosi gusa kukuvura kumenza utanze reba buriya muntu ambashe ikaramu nje washinzwe amatiki n'iki igihe intwaro yabaga yagushiranye cyaba yikwatse kandi aduye akigukurikiye hari uburyo wiyarajaga azagoroye ukamufata ntaguci ako wakinye karate wakinye karate nakinye karabaye karate bya bindi byo kurwana abashinwa bagwana witonda gendera no ku migozi amaguru iki kwe maguru y'abazovunika umunsi karagororotse do nta kibazo umuntu ugenda nk'irasoro ubwo rero nturiya mbona sinzi uruva kwivugisha muziki mba nagize irungu ntubona ko haba hateye irungu ngaho naha rero ko haba kateye nuko utari wahamenyera hanicaye nabi muhe wicaye neza dore naha nari papa dore kunyegera naha rero nuko utari wahamenyera uhageze mu gihe cyiza cici nta n'imibuzi ikihaba habaga imibuzi zimeze nk'inyana izina ni nera yakosha nera indacyibutse n'impamo y'Imana niyo gufata oya narikoze rero witwa akazina keza cy'ukuntu usa nabike bihogo bihotora amahembe mwibahasha n'impamo y'Imana umwanzi ukwanga arakugama mu kimureko bega inseko iminwa ayo we ukuntu turitse ariko wagira ngo uratirimutse uri kuvuga ibiki iyo minwa yandi urabona iriya minwa imeze nk'iyanjye irahuna y'ibishimbo ifu ari byo ipfubya urabizi ko bitetse urabizi ko byahiye cyangwa bitahiye uburaya nabimenye simpanye dore ko kimeze duhanyije akazi si yewe dore ndagifashe nta soni ese wowe kamubaza wicaye n'umukozi umuzamu y'ubububububu urabona iyo nzobe ijyanye n'iyi mariya uje ko yasanze ngani aguzanga ngaha kutamubwiye ngo agende no ndamwirukana kubera utamwirukana wowe wimenyeza ababoyi kubera iki hano ugira imico mibi imico se waba ukoze umukozi ni wowe uyu ni wowe igereranya kuri iriya nzobe se ukuntu kimeze yego ye ndazane ntabwo ngo ni igikunda ntabwo ngo ari igikunda karasobetse vugisha ukunda iki se wamagugewe nge uranyanze siba wangagiwe uranyanze siba uranyanze oya uranyanze warankoreye kwibere uranyanze ndagukunda gace warankoreye kwibere mbivuga bose bavuga ko nkoze ku mabere yo ku kibuno mbivuga ndavuga gake nawe wakozeho wambaye ko rimeze gute nabwo ko riri muri saa sita ntabwo bivuze ibyo bintu saa sita se zahekwa mu masaha 10 gute yewe uvuze ngo iri bere riri muri saa 10 n'imwe imizereze tureture ko itarakora kuko siba uriya sati riri hehe riri muri kangahe muri saa 4 wajya mu kazi uragiye bijya nuko ncitse umva se nuko ibase n'amazi ngo nozi y'imodoka wongeye beryanye riri muri saa 11 numva cururukane uriya mukobwa ngo yakugira bavukana no kwa nyina wabo kwa nyina reka rimwe ndihora ndakura kamba sivoma habana gicucu umva ni cyo numva
umeze neza akazi biragenda okay harya ubundi harya umwa gake yose ngewe mwa fanta umwa fanta n'amata okay nanjye bari kumugisha muri kumwe murakoze rwose uze kohereza nawe musaza wawe yesu bari kumugisha okay komeza akazi rero kora amasuku neza kandi bite ku bantu bose barangana sibyo murakoze bari kumugisha rwose naze ngo yanyarike pe kandi bakire ndabazi yamahese cyangwa ari bidi gutyo gusa fanta imiki bitanu oya birindwi saza wanditse ko mugira bakire n'abana beza pe n'icyo papa nta ruhare nabigizemo kunesha kwawe mana no gutsinda kwawe nyemera izina ryawe rishyirwe hejuru haleluya Yesu mwiza gukiza hejuru kuri mana igira byose ayi mana sana Yesu ushimwe uhimbazwe haleluya karibu Naramutse. aramutse neza Meze neza. ni amahoro turamutse neza Okay. mbese igitondo kimeze gute Ya nanjye meze neza ndakomeye se urebye muri ngewe nta kibazo nuko ndebye mbere yo kugira ngo njye ku kazi nyure hano tebe ukomeze nanagusuhuze nanakuvugishaho gatoya ntuhangayike kimeze neza nta kibazo na kimwe umutima wanjye byose ni amahoro nabyamye neza nabyutse neza ni amahoro ndabikunze cyane nandishimye mbere na mbere ndagushimira mbikuye ku mutima kuba wabashije kugaruka mu rugo n'ibintu nifuzaga n'ibintu nari nkeneye n'ibintu nashakaga n'ukuri ndabigushimira mbikuye ku mutima wakoze ntacyo bitwaye nyine narigariye ko n'undi ninjye bari barijyanye kandi kugaruka nibaza ko ari inshingano zanjye nk'umugore wifuza kubaka gusa njye umutima wanjye uranezerewe ntewe ishema n'Imana kuko yakomeje kungirira neza aho narindi kandi namwe nasanze muri amahoro ntabwo byari byoroshye ariko ni ubuntu bw'Imana rero isigaye Imana ihabwe icyubahiro ubwo n'ibyo amen kuri njyewe ndishimye cyane umutima wanjye ndumva unezerewe hari byinshi byahise bitagenze neza mu rugo rwacu no mu rukundo rwacu ariko mu by'ukuri wakerewe se ukazi bakuze barimo baranshaka cyane ariko nta kibazo ntacyo mwagenda ku kazi njye meze neza ikiri imbere ntabwo ari akazi ahubwo ikiri imbere ni wowe mu by'ukuri ndagira ngo nkubwire ko nanyuze muri byinshi nyuma yo kuba utari mu rugo nabonaga ndi igice nabonaga hari byinshi ntabona muri uru rugo rwacu ni ukuri kuba uri hano
muri njye ndumva nezerewe cyane. Ari ngombwa ko hari byinshi utari kubona cyangwa se wari kubona impinduka kuko navuga ko umucyo wari wahunze hinjira umwijima. Mu buryo bw'abana b'abantu ntabwo twabibona ariko mu buryo bwo mu mwuka ni kiba kigaragara ko iyo umwijima uteye ni ngombwa ko umucyo uhunga. Ariko Imana yo mu ijuru ntabwo icyubahiro ku bw'ubuntu bwayo nyine kuko n'ubundi yaratugennye iravuga uko biri kose umucyo ugomba kongera ukarasa. Rero nanjye naciye muri byinshi bibi bitoroshye hako naravuze nti nta kindi nakora usibye kwiyegereza Imana. Niyo mpamvu mba mvuga ngo hashimwe Data wa twese uri mu ijuru, we wangiriye ubuntu, ampa umutima wo gukomera, ampa uburyo nitwara, anyereka inzira ngomba gucamo. Kandi nzi neza ko nta n'umunsi n'umwe umwijima ushobora gutsinda umucyo cyangwa se umukara gutsinda umweru, ntabwo bibaho. Rero icyubahiro ni icy'Imana yo yabarinze. Ese sheri nakwisabira akantu kamwe ku bijyanye n'iki? Mu by'ukuri urebye ibintu byose byabaye twese bisa nkaho mu mutwe wacu bitari bimeze neza, bitagenze neza. Ese wamfasha byibuze kwa kundi ujya ukunda gutembera ku mazi, gusohokera abantu, wamfasha byibuze tugapanga muri iyi weekend tukajyana gusangirira ahantu nk'aho ngaho? Hapana, iyi weekend kubera ko nyine ari ubuzima umuntu aba arimo guhindura. Kuko nakunda gusohoka nkajya ku mazi, nkajya kwishima, nkajya gukora buri kimwe cyose. Byasimbuwe no kwicara nkatuza, nkicara mu cyumba ndi njyenyine nkasenga, nkaramya, ngahimbaza. Ubu nibyo nshize imbere, ni nabyo mba numva bimpaye amahoro. Si uko nanze amazi cyangwa nanze kujya kuri piscine ngo mfate nako kayaga, ariko wumva numva nyine gutya ari byo numva bigaruriye Imana icyubahiro kurusha uko najya kuri piscine. So gutaha ntacyo niba ariko mubiteguye, gusa muri njyewe nta cyaha na kimwe ngifiteho, nta n'icyo ngushinja. Uwiteka Imana yacu ihabwa icyubahiro kuko ubu turi kumwe noneho. Amasaha yanjye rero yo kujya ku kazi arageze, wiyiteho, buri kimwe cyose bakiguhereze kandi nta hantu na hamwe hejuru. Murakoze namwe mugira akazi keza n'umunsi mwiza. Bakayira kaja kugwira. Yes. Yo morali data. Fungura gate. Esa. Humura. Fungura gate. Fungura gate sha. Harya umva kubaza. Wishimye cyane data. Egera hino hano. Egera hino hano we. Chungaho rero. Databuja byagenze gute? Navuka ni impamo y'Imana. Nakubona ni imorali. Watomboye. Hajya. Ndabizi ko nta kantu heruka kunywa. Nta kantu heruka uze kugura gato. Urakoze Imana iguhumugisha. Humura, ibyiza biri imbere wewe. Nukurakoze. Wafunguye? Nafunguye. Umba kugiye nta utaganya imodoka. Kugiye utaganya imodoka. Bigenda n'amaguru. Nambwiye ngo mfungure ngize ngiye kwisohora. Nese uragenda n'amaguru. Magana. Nafunguye da. Hose narangaje. Ntakubeshye, mfite ibyishimo. Oya ndi kubibona ku maso. Mva kubwira rero. Urabizi
ejo bundi njya kuzana uriya mukobwa umwe wari uri Nyabugogo kazi na madamu wawe ndamwibuka uriya mukobwa kuva yagera mu rugo yahazanye imigisha buri kimwe cyose kigenda neza noneho rero ikirenze ikindi yazanye imigisha cyane ubwo ntiwongeye gukora amahano utangiye imigisha yawe ibyo bintu bireka ngambwira noneho rero uribuka ejo bundi nta kazi nageze mu rugo nsanga yari mu masuku yicaye kureba televiziyo ninjiye ahita ambwira ngo madamu yataye oya madamu yaraje araza ari mu rugo nta ruhare wabigizemo habe namba habe no kumuhamagara niba hari ikintu cyanejeje no kugera mu rugo nkabona madamu wanjye ariyo nikojeje mu cyumba ngezeyo usanga icyo ndaramu ntawe urimo ari muri cya kindi cyo hepfo ndasimbuka ngezeyo usanga afite biriya ari gusenga ikintu cye kinshishikaje no kumuhobera gusa reka mubwire ndishimye ni ukuri ndishimye byumva nari mukumbuye cyane oya birumviye ko haraciye igihe hanyuma se babaye gese wavugaga reka naje gusanga ari urudamu gutyo rw'amabinga rw'amarineti rwirirwaga rudutesha umutwe mu rugo rwose urumva ni uruntu rwaremwa mu mutima mubi ni uruntu rwaremwa mu mutima n'abandi baba badashaka ko ingo zimera neza nuko narwo rwaramunaniye ni umuntu udashobora kumvikana na bukeya ariko nari nakubwiye ntucekinge neza ayo makuru wumva ataba arashaka gusenya urugo rwawe ufite amafaranga rega wifuzwa na benshi n'icyo ngicyo wita icy'amatama kikugeza imbere se wayabona ndumva nkubwire uwo mutima wanjye nawe rwose ku mugore wanjye n'ibiryo byonyine ahubwo shimye Imana mu mutima kandi ibyo byari bimpangayikishije kuko muri biro wabaga umeze nta byishimo nakwereka amadokima nkabona ntushaka kuyareba ni ukuri Imana ishimwe ahubwo reka buretse ibi byishimo ntabwo ugomba kubirya wenyine shaka umunsi utegura umunsi mwiza wongera umubwira amagambo meza ariko urumva nawe ku meza zaba hari kamwe k'amaguru abiri yongera umusetse ibyo bintu nanjye nibyo nshaka kugira ute ibyo nshaka kwitaho ariko ntakubeshye wambere inshuti nziza waramfashije muri aka kazi reka nkubwire nawe uri boss mwiza nubwo uri inshuti ariko uri na boss mwiza ugomba kuza tugasangira agakoko rero ahubwo tuzasohokera ahantu hihuse ndumva ashaka bindimo wazajya nk'ahantu ku mazi se uzi ibyo akajya areba n'amazi wongera umutera imitoma nk'iyo wamuteraga kera ikimutereza umudamu wanjye mujyanye hari amazi nkajya muyobera amazi nkayamumenaho nkamushyira yashyizemo ay'ibirenge shaka kumwitaho nk'umwana w'uruhinja ariko ndishimye byumve niwe muntu ufite muri iyi si niwe muntu ufite wanjye wambaye hafi ndi mu bihe bigoranye ndwaye akanyuhagira akanyoza akanyitaho sina hafi ujye umenya ko iyi kampani kugira ngo igere aho igera umugore wawe yabigizemo uruhare runini cyane niyo mpamvu ugomba n'uguhamagaye yes babe bose ni gusa Imana ishimwe wow agatabi kanje karuhura oya agase ifite se nenze ko ari warabiretse koko uko numva ntameze neza mu ndashaka kuruhura ubwonko nk'agatabi urabizi ko kubona kera ngakunda we nushaka kuruhura ubwonko ujya ugenda ahantu hari amazi cyangwa se niba udakunda amazi ujya ahantu hari indabyo wicare watunganyiriza ibyo ushaka gutunganya nk'akazi ureba izo ndabyo bizoroha sibyo ntabwo ari byiza rero ubu rero ntakubeshye yewe ndishimye umutima wanjye urakeye cyane uretse ambwira ahubwo cyagiye ugenda umugore wamusanze mu cyumba yari yagiye mu cyumba muraramo cyangwa yari yagiye mu cy'abashyitsi wumve nge uko bimeze niba hari umuntu unezerewe ni ngewe
umva rero kugeza iyi saha urabizi ko mu rugo rwacu habayemo ingorane cyane n'amakosa menshi n'ibibazo byinshi cyane bigoranye cyane. ni ukuvuga ngo haba njyewe nakoze amakosa akomeye cyane ariko n'umugore wanjye nawe akora amakosa menshi akomeye cyane. Ndabyumva. ubwo rero kuri njyewe ndumva nkeye mu mutima wanjye birumvikana. ndumva nta kosa rinini kishinja. umugore wanjye yarahindutse, yabaye umwana mwiza, ni umuntu usenga, ni umuntu w'imfura, niwe mumarayika nabonye. Wow. Byiza cyane. urareka nkubwire, nta kintu kinshimisha iyo ninjiye mu nzu nkahita numva ya mpumuro ye. reka nkubwire wa musore, igihe nari maze nsa nkaho ndi mu gihodi hariya. Ari ufunze? si no gufungwa ahantu hameze ukuntu bigereza ikomeye, hano kamwe amashaza, amafiriti n'inyama n'iki byose. impumuro y'umudamu wanjye, umusatsi we uko ahumura, ubu noneho ndabyumva n'umutima wanjye wose. Urareka nkubwire, umugabo wese ahava akagera ashimishwa no kubona urugo rwe rumeze neza, ruhagaze bwuma, nta cyaruvogera. ahubwo se ntarasimbuka utaha winjira mu nzu, wasanze yagiye mu cyumba cyanyu, yagiye mu cy'abashyitsi, yari ari muri saro. Babarira iyo shusho. icyo ngicyo nicyo gisa nk'aho ari akabazo gato yansigaranye nako, ari nayo mpamvu nakuzanye hano kugira byibuze tugire ibyo tuganiraho, nabingireho y'uburyo ki nabimenyamo. ni ukuvuga ngo rero kuva yaza bisa nk'aho icyumba cyanjye cyangwa se cyanjye nawe twabanyemo ari umudamu wanjye, bisa nk'aho kukizamo byanze burundu.